makuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twagarutse mu mwanya w'isesengura makuru ku itariki 10 z'ukwa gatandatu 2024. Rashidi na amahoro. Na amahoro. Weekend uyisoje ute n'ubushyuhe buri Kigali? Aha, bari bwaza se ko tugiye Ubugarama ngo bazaje. Ubugarama bazaje. Meteo yatanze impuruza ati ni 32 n'ubwa mbere. Ati muri iyi mpeshyi kandi urumva kuwa gatandatu kuwa karindwi kuwa munani zaba ari igihe kinini cyane. Ana ni danje. Ariko na Kigali iri mu bihe biri mu hantu hazashyuha cyane. Ya byaranatangiye kubona iri zuba ukuntu rimeze. Uziko mbere twajyaga tunywa amazi tukaba twanywa nk'uducupa tunga ariko umuntu amakarita sigashira hano cyane. Ujye ubibona? Uguhindura rero amazi ugura. Nuguhindura. Tukajya aya ariya si sawa. Nyina ariya ni sawa. By'amakarito ukabivaho. Oya. Nabonye hano bahungu birata ntabwo iby'amakarito yakura ngo byana amacupa. Ariko mu gihe nk'iki ngiki tubwira abantu tubagira inama yo kunywa amazi menshi. Menshi cyane kuva mu gitondo kugera mu mugoroba. Umubiri uba deshydrate. Ubwo harya deshydrate urakamuka. Urakamuka voilà. Ariko nta nubwo ariyo mvugo nziza. Menye ufite ikindi kinyarwanda deshydrate. Urumuka. Cyangwa nibyo ngibyo ariko nta izo ni inama z'abaganga reka tuzirekera abandi. Ya tujye kunywa amazi. Ni ngombwa tujye kugaruka ku makuru yavuzwe none turagaruka kuri Nzizera Aimable uherutse kuvugwa cyane muri dosiye y'umunyamakuru Theogene Manirakiza. Uyu mugabo nawe yafunzwe. Yavuzwe muri Nyinkira. Ndavuga yaherutsemo. Yaravuzwe kuri Chano. Abadorcas na Vestina. Yego. Rangira atsinzwe. Aza mu rubanza rwa mukecuru turaza kurugarukaho. Ariko uyu ubwo kuvuga ko uwahigaga ngo uri guhigwa nawe ukuri. Nabonye Theogene Manirakiza hari ikiganiro yamukozeho ngira ngo wabonye nawe. Muri Kivu y'Amajyaruguru hari abantu bita Fonarev. Ni delegation ngo igiye kujya muri Beni kureba niba koko ibiri kubera hari yari genocide. Iranagaruka nahangaha irebe kujya mu 23 muri Kivu ya ruguru. Urusaku rw'imbunda ziremereye rwongeye kumvikana hafi ya centre ya Kanyabayonga, turabigarukaho. Hanyuma President Emmanuel Macron yasheshe inteko ishinga amategeko mu Bufaransa. Ibibazo bikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi bitewe n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko ku mugabane w'Uburayi. Rero Macron yatsinzwe, mushiti wawe Marine Le Pen aratsinda, ahita abwira Macron ati ukuri kuragaragaye ategera vuba. Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi nawe yeguye. Hanyuma muri Budage naho ntabwo ari shyashya. Hanyuma rero muri Israel naho Minisitiri Ben Gantz yavuye muri leta iyoboye intambara. Ngira ngo turabigarukaho hano mu karere. Turaza no kureba uburyo President Emmanuel Macron na Biden basabye u Rwanda na Kongo kongera gusubira mu biganiro, hanyuma buri umwe akareka uwashinja undi gufasha. Birasanzwe. Ahubwo wabonye ko kwa gatanu habaye inama East African boss ntayijyamo wa Kongo Tshisekedi. Makuru akaza kurikira avuga ko
ashaka kuyivamo Voilà. kubera Kenyatta kubera Ruto nawe mu kanya numvise mu makuru wasomye uvuga ko imisanzu cyari ikibazo abantu imisanzu sinjyaga nkubwira ngo uyu muryango umeze nk'ibintu biraho harimo mwibazima mukegereza abanyabibazo bikarangira ari kwegereza indaya na pasiteri umwe akaganza umuzima ntaganze urwaye cyangwa urwaye nibyo ngibyo ubundi uyu muryango ushoboka cyane hagati ya Kenya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda niho ubona ushoboka ariko nanone n'abo banyabyago bandi bagenda bazanamo barimo ba Somalia barimo za Sudani y'Epfo banari ibintu biraho abantu niba bekiriya bavuga bati objectif nizi uzi ko twageze mu makuru reka tube turetse turaza kubigarukaho katubanze mu butumwa bufite abana bwa butumwa bubafitiye akamaro tujya tubabwira uyu munsi ushize twe twavuze ku bijyanye na additives yego hari amavuta mwongera cyangwa imiti mwongera muri ahantu mushyira esansi cyangwa amazutu. Hanyuma rero uyu munsi reka tugaruke cyane kuri ibi byuma bikonjesha bitanga ubuhehere cyangwa bishyushya mu modoka mu gihe nk'iki ngiki rero cy'ubushyuhe nk'uko twatangiye tubivuga abantu byanze bikunze muraza gukenera gukoresha cyane AC zo mu modoka zanyu. Ubu ni ukuvuga ngo ahangaha ubundi agaciro k'imodoka abantu bakamenya cyane iyo imvura iguye ntujye ugakererwa gahunda zawe kubera kujya kugama. Yego. Kavuga ati imodoka. Ubu ngubu rero n'ukuntu hagiye gushyuha nabwo uzajya ukenera ahantu ujya kugama izuba rishyushye. Yego. Ariko rero ntuzajya kugama mu modoka y'umuntu usange AC irasohora ibyuka bitameze neza cyangwa nayo ifite ibibazo. Niyo mpamvu tugize ngo tubikubwire twe tugendana n'ibihe iyo metero bisohoye natwe tukubwira ukuri natwe turasohora. hari uwitwa engineer yego Elia ari hano Gikondo muri Korea Automobile Technology. Iran Institute ntabwo ari garage abantu bagiye batandukanye ibintu. Nestiti ni ikigo kibafasha mu bujyanama n'iki ndaza no kubabwira ibindi bintu byose cyangwa nabyo tuzabishakira umwanya. Abantu birirwa bavuga ngo barize bamaze kwiga babuze akazi ibyo bintu yari arimo aravuga ati ibyo bintu mubigabanye muze mwiga umwuga hariya. Abize mekanike bo bazakabura keretse abize tekinike. Nawe wize mekanike ariko wajya kugenda kwa Elia akagufasha kubihindura bikava muri mekanike bikajya kuri tekinike kuko izi modoka zose zikora ikoranabuhanga ntabwo zikeneye mekanike, ntabwo zikeneye umuntu uzikanikira ku muhanda, ntabwo wajya gukanikira AC ku muhanda. Kia yawe cyangwa Hyundai yawe ntabwo ikeneye umukanishi, ikeneye umutekinisiye. Paritse mu cyapa ngo ndahamagaye umuntu w'umutekinisiye ngo ibintu mu Rwanda ntabwo bikigezweho rwo. Niba ukinabikora kakubayeho wowe, niba imodoka yawe ugize ikibazo hamagara muri Korea Automobile Technology bashobora kukuzanira iyo uraba uri gukoresha, hanyuma iyo yawe bakayifata bakayijyana aho igomba kuba iri, abatekinisiye kabuhariwe bakayikoraho, hanyuma ukagaruka imodoka yawe yabaye. Biriya byo kuba imodoka yagira ikibazo ugahita uhamagara ngo ngo nziranye na mawaya biri hasi cyane rwose. Ugiye controle technique ngo hari akantu kabanze mukate hano inyuma bakanishi baba bahagaze ku muhanda. Iyo modoka yawe menya ko nibikoranye ikoranabuhanga rigezweho nta kintu bayikoraho ahubwo bangiza ibindi birimo, ku buryo uzajya kuyikoresha muri Korea Automobile Technology yarangiritse kurenza uko wayijyanayo mbere. Hari imodoka wajyana mu mekanisi, zira modoka za kera zidafite ikoranabuhanga na riki zishyira abantu bafite inyundo pe, nazo zararangiye bizo ko kuzinjiza nahangaha bigora. Ariko gusa imodoka ya 40 ifite ikoranabuhanga ryose, ifite kamera, ifite sense, ifite ifite iyo AC turi kukubwira, ufite iki ugiye kuyikanikisha ku muhanda. Ira ntabwo ikeneye mekanike mu basiri mu bantu mwe ntabwo ugera ku rwego rwo kugura imodoka utageze udakwiye guhindura imyumvire ngo ugendane n'ibihe imodoka zigezemo. Umuntu afite Kia cyangwa Hyundai, afite n'indi modoka igezweho. Hari garage riri kuri standard y'Uburayi, standard ya Korea ganayo ni hano Gikondo. Reka ariko engineer banza twereke uburyo AC zandura ku buryo umuntu usanga arimo arahumeka uriya mwuka uri mu modoka ariko wanduye, ku buryo usanga umuntu aba ari mu modoka ye ntamare kabiri atararwariye indwara z'ubuhumekero cyangwa ukicaramo nawe ukumva urarambiwe utari wagera aho ujya kubera AC kandi ntiwayizimya n'ubundi urasubirana kandi ahantu uri n'ubundi biragusaba gufunga ibirahure kuko abajura ku muhanda barateye urabizi.
ibi byose ni ibintu ugomba kwitaho ku modoka yawe, kandi ikindi ukamenya ko uko nyine imodoka yawe ihumura neza niko igufasha, kuko twabonye ko imodoka itwarwa n'amaso, amatwi, amazuru, kugenda noneho usensinga neza rwose wumva ko uri comfortable mu modoka yawe. Enjeniyeri Elia reka adufasha twerekere n'imiti bashyira muri AC n'uburyo AC yandura, arabikora noneho mu buryo buri pratique ari no mu modoka, afungure abereke, hanyuma ubwo namwe nababwira iki. Nk'uko rero bimenyerewe, systeme ya climatiseur cyangwa AC mu modoka ni systeme y'ingenzi abantu banakoresha cyane, bitewe n'uko igihe umuntu ari mu modoka mu gihe cy'imikungugu, mu gihe cy'imvura, umuntu aba ashobora kuzamura ibirahure by'imodoka agakoresha climatiseur, uriya mwuka ukonje. Iyo dukora maintenance rero nabyo tubyibandaho cyane, kuko ni systeme y'ingenzi igomba gukorerwa maintenance, bitewe n'uko uriya mwuka igihe kigera nawo ukandura bitewe na za gaze bashyiramo, kandi ni umwuka nawo imodoka itanga ariko uturutse hanze, uba wakuruye za mikorobe nyinshi ndetse n'imyanda. Biba byiza rero ko ikorerwa maintenance, niyo mpamvu mubona dukoresha iyi miti ya Clima Fresh. Ni imiti iba yaragenewe kongera gucayura wa mwuka imodoka iguha, kuwuyungurura, ukica za mikorobe zirimo, ukakuramo imyanda irimo, bityo ugakoresha climatiseur ariko ukoresha umwuka mwiza. Kuko iyo igihe kibaye kinini iriya systeme yaramaze kujyamo imyanda, bituma ushobora kwangirika mu buhumekero, ukangizwa na wa mwuka uhumeka bitewe n'uko urimo mikorobe. Iyo rero dukora iyi maintenance, murabona uyu muti wa Clima Fresh, umuntu afungura iyi, aha niho hagenewe kujyamo, haba hari iriya filitire cyangwa se ahantu umuntu yinjiriza iyi miti, izi produit. Murabona ko aha iyo umuntu amaze kuhafungura iyi filitire, murabona ko ikikubwira ko haba harimo imyanda. Murabona ko nk'iyi filitire, murabona ko ibamo imyanda, iyi ibamo za mikorobe. Filitire y'umwuka wa climatiseur murabibona namwe. Ibi rero uko ucana climatiseur y'imodoka, igihe kiragera iyi myanda ikaba ishobora gutera indwara, aho kugira ngo biguhe wa musaruro wowe ukeneye, bikangiza mu buhumekero bwawe, abo utwaye mu modoka, abana bato. Niyo mpamvu turafungura izi filitire mubona za AC, nazo zirahindurwa, hagahanagurwamo neza. Murabona ko haba harimo imyanda. Ibyo byarangira tugafata wa muti wabugenewe wa Clima Fresh. Uyu muti ugomba kuyungurura wa mwuka, uyu muti ugomba gukora isuku, ukica za mikorobe zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu. Tukawushyiramo hano kugira ngo winjire muri systeme, ubashe gusukura, bityo umuntu utwaye imodoka ayikoresha igihe kinini ariko nawe itamwangije ubuhumekero. Ibyo birangiye, hindura filitire, shyiramo filitire nshyashya, ugafunga, ukayinjizamo hamwe habugenewe, maze gushyira muri ya muti. Kongera gufunga neza. Hanyuma tukabasha gukoresha climatiseur idashobora kugira ibyo yangiza. Niyo mpamvu iyi miti ya Clima Fresh ari ngombwa cyane, bitewe n'uko birinda ubuzima bw'umuntu utwaye ikinyabiziga. Ariko nanone umuntu ashobora kubireba akavuga ati ariko nshaka kuvugisha Elia, nanjye ariko indi serivisi rega buriya njye nkunda kubwira abantu, bimwe byo kurangira abantu, ukagenda ukamubwira ati ngiye kugura imodoka, ni mushyashya muri ibi bintu, nukaza iyo mfite make ariko hariyo nabonye nziza, wabanje ukandebera noneho nkayitunga uri kuri standard nk'umuntu utunze inshyashya. Voilà, injenyeri yarabigufasha. Cyangwa mwati giye kugura inshyashya ariko mbwira ubwoko, umenyereye imisozi yo mu Rwanda, imihanda yo mu Rwanda, ibyo mu Rwanda, essence iki, mbwira iyi ngiyi ni sawa cyangwa ngiye kuri iri, byose arabigufasha. Yego, 0786 0786 20 20 54. Iyo nimero wanayihamagara ukaguha depanaje imodoka yawe yapfiriye mu byangabo cyangwa. Yego, ese ni ibiki byangabo buriya bavuga ni ibiki? By'abanyamateka. Ni by'abanyamateka.
twigize tujya 2017 nibwo merukayo garuka muri muhanda kera umukandida twari kumwe wa RPF yagiye kwiyamamaza icyo gihe nibwo maheruka 17 imyaka 7 irashize umukandida wongera gutware anyways reka tujye mu makuru Nzizera Aimable niyo twari duhereyeho Ribu yatangaje ko yamutaye muri yombi ku itariki 5 rwiyemeza mirimo amaze iminsi 5 yego uyu yamenyekanye cyane muri dosiye y'umunyamakuru Manirakiza Theogene igihe Theogene yafungwaga akekwaho gutanga kwakira kwaka iyeza ndonye kugira ngo uriya ngo atamusohora inkuru n'ikibazo birangira ati wo bamurekuye by'agateganyo bari hanze te bakavuga ati umugabo ngewe ni kontra dufitanye yo kwamamaza kampani ye no kwicungira isura yayo bimwe bita PR yego ati yararimo anyishyura amafaranga ajyanye ibyo twumvikanye kontrera hari ahubwo yashatse kuntega imitego ariko asanga ni imitego mitinde uyu mugabo rero byaje kurangira nyuma wo mugana komeje gutega imitego urabyibuka ibaruwa yandikiye ubushinja cyari kuvuga ati gete umuhaye imbabazi tewa ati zo mbabazi ntazo cyane nigize nsaba tazagifata nk'umunyabyaha nta mbabazi namusabye nta n'imbabazi keneye kuko ngiye nta cyaha mfite uyu mugabo rero nayo inkuru itangajwe muri ano masaha hafi saa 6 saa 5 ni yuko nawe amaze iminsi 5 inyuma y'amafera bita uyu mugabo rero asanzwe azwi cyane usibye kuri bya Theogene azwi cyane mu myaka yashize ku munyamakuru n'umufasha abahanzi bita ngo ni abamanager Irene ubwo yafashaga abana baririmba indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana Vestine na Dorcas uyu nguyu agashaka kubatwara ngo akorere boye abakure kwa Irene nawe ate abantu se kumaze kubafasha ko mbere utarubazi abana nagiye kubizanira mbakura iyo ngiyo baraje bararirimba none ubonye bamaze gufata akantu gushaka kubatwara yego aturabama ubamane na cano yabo iyo gihe umubyeyi w'aba bana nawe yavuye mu ruhengeri hakuzi ko ari byo cano yabaye cano hakuzi ko mbise mbyibuka bararwana ariko barangira uyu mugabo agiye gutya uyu mugabo azana ibintu byo gutegura awards mu bintu bijyanye na gospel nabyo ni ibintu biri aho ngaho ariko none reka tugaruke kuri uyu mugabo sasa uyu mugabo mu rubanza rwa Theo ubundi hagiye havugirwa amakuru ya nyayo Theo icyo gihe yavugaga ko umuntu wese utabashe gutahura amanyanga y'uyu mugabo akabona ko ushobora kuzamutangaho amakuru ngo aragufungisha Theo rero yatangaje ibintu mu rubanza rwe abantu barikanga hajemo dosiye ya NIDA yego indangamuntu no guhindura amazina y'umuntu ngo ni umukobwa wakekaga ibyaha bya jenoside wari uri muri Kenya yarihisha ubutabera agaruka inaha yaragize gute yarahinduye amazina avuga ko yatanze ruswa muri NIDA yewe recording rero ibintu byabereye mu rukiko nta kibazo bufite uko bivuga dosiye ziba zihari zigize gute iki kintu nta muntu wigeze gikurikirana kandi buriya cyari ikintu gikomeye voilà cyane ari NIDA ntiyigeze ihakana ari na Nzizera nta kintu yigeze bivugaho umujenosideri guhindurira irangamuntu akaza akidegembya nta muntu bivuzeho hari n'indi dose yavuzemo ya ruswa mu bigo bya leta ntibuka neza ariko hari ikindi kigo cya leta avuze ngo atangamo ruswa nyinshi cyane niba ari BRD niba ari ikigo cy'ubutaka kugira gitange ibyangombwa dose rero itangira kuri uriya mugore bamwita Nyirankunda Banyanka cyangwa ni Nkunda Banyanka ntabwo mwibuka neza uriya mukecuru harimo rero akantu kamwe kanyira kugashyiraho cyangwa kugakuraho uyu nawe uzi ko yafunzwe igihe kirekire akekwaho ibyaha bya jenoside uyu mukecuru umwe bavugaga ibintu by'amasambu Kicukiro ibintu nk'ibyo bafite isambu akoze turayita isambu y'Ikigali cyangwa ni ikibanza aya ni isambu Kigali haba amasambu ni isambu ni nini cyane ngo muri za 2013 na 4 ngo bayikoreye ariya ni value property ngo basanga ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 500 ubu ngubu ifite nk'agaciro kangahe ubwo ugiye kutakara 2014 yewe ntabwo wabona aho yakwiza ni menshi iyi mari rero niba munakubwira ntabwo ari ikibanza ni isambu ni ikintu kinini cyane nibaza 2014 miliyoni 500 ubu ngubu bishobora kuba ariko byo nk'icuro nyinshi cyane uyu mugore rero nawe iyo ugiye mu bantu baturanye nawe barakoze jenoside yakorewe abatutsi bararira bakikubita hasi bati nta kintu kiba kibabaje nko guturana n'umuntu uzi wakwiciye
gacaca zikamuhamya ariko ukabona aridegembya neza aragenda akagucaho anagusuzugura anareba hasi utize byagenze gute ati nawe ikintu cyabaho n'icyo ngicyo nawe niba yari Nyirankunda banyaga yahindutse Nkunda banyaga niba yari Nkunda banyaga yahindutse Nyirankunda banyaga byose birarangiye bashyira hariya amajwi amashusho arahari rwose abantu barira babivuga kuri kamera bati ni ibibazo bikomeye uyu mugabo rero niwe bavuga ko wari uri muri iyo dosiye yo gucunga izina rya Nkunda banyaga kugira ngo uwo mutungo ufite ako gaciro kangana gutyo bazashobore kuwubyaza umusaruro dukurikirane rero turebe niba muri dosiye ye hazamo ibyo ngibyo tuwavugiye mu rukiko irangamuntu y'uwo mukobwa sasa ibyaha akurikiranyweho ngo birimo guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano no kwesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya ariko ngo bifitanye isano n'imitangire y'amasoko ya sosiyete yitwa Amarebe Investment Limited ngo akaba yarabikoze mu kwa 10 kwa 2023 cyagiye neza umunyamakuru Theo kiragiye zizwe bavuga nyine ngo bari gushaka ukuntu batanga amasoko y'abantu baza kubaka hariya hari kuri cya kibanza nyine cya kibanza twavugaga harimo ibintu byinshi bwo ariko urubanza rwo gukurikirana so nagiye numvise n'umunyamakuru witwa Ndehari Gasigwa D'Antoni sinzi ngo nawe ibintu bari barimo nabayongwe bisa bimeze ukuntu simbizi nabyo nabibonye ubundi iyi dosi niyo dose abantu bariho amafaranga kuko ari umushuti wanjye arambwira ati ngiva Uganda niho hano hambere nariyo amafaranga ataramenye n'ikinyarwanda atari yagira ku dosiye ya Nkunda banyaga Nkunda banyaga dosiye uvuga ngo bagiye gukurikirana abantu bayiriho amafaranga menshi cyane ubwo rero birashoboka ko mu rubanza rwe gusa nabonye mu kiganiro Theo ukwezi yakoze nabonye avuga ngo uyu mugabo mwitonde ngo ashobora guhita arekurwa kuko ngo akorana n'abantu ngo bakomeye aba bantu bakomeye se ariko byo gukomera hano ibintu byo gukomera hano umuntu akomera uyu munsi ejo akaba adakomeye subize njya mbibona hano nta muntu gukomera hano Burundi agiye gutuma mvuga izina hano oya irivuga ryihorere ariko abantu barabizi bafite experience harimo umuntu hano wakomeye cyane ntureba nko kuri iyi comment ngo nzizera nibandira ibi afite abantu bakomeye bakorana bazahita bamufungura ariko se wowe ndakukubwira dosiye arimo iri mu kibanza cyangwa isambu byose tubishyire hamwe byose byavamo hejuru ya miliyari z'amanyarwanda yego kandi hari strategique hari mu mujyi wa Kigali Kicukiro mu karere nka Karindwi nta muntu utahashaka abantu hari ibihe mari wagira ngo rega harimo zahabu hari mari irenze ubutaka ibaho wagira ngo munsi harimo zahabu mari irenze ubutaka ibaho uyu nziza aravuga ati kadushaka umushoramari tuhubake noneho uhabwemo inzu zimwe na zimwe nanjye ubwo yego n'uwo mushoramari bo numva bo bafite imari yigurisha ntabwo bashaka kugurisha bo nukuzana umuntu agaterekamo amafaranga ariko biteye ubwoba ibyo bintu bya jenoside by'abo bantu bahindagura amazina biteye ubwoba ibyo bintu harimo akantu munini nicyo giteye ubwoba nyuma y'imyaka 30 umuntu abantu bamufiteho amakuru bayatanga ku mugaragaro se ari imbere mu gihugu bintu bivuga abo bantu bakomeye ni bandi kuko umuntu bivuga ni umuntu wo muribuka mu rwego rw'umurenge mana yanjye hari ibintu biba bitari feye simbizi ntabwo mvuga ngo nibyo cyangwa si byo ariko kuva bamutangaho amakuru gutyo ari umuntu hari ubwabyo twe tuvuga ibivugwa ntabwo n'icyaha cya jenoside muri iki gihugu no muri iyi si cyane niho utinyira none ngo barahita bamurekura reka ndebe niba gukomera urimo uravuga ngo uyu munsi ubukomeje ntubukomeye reka tuzabirebere kuri uru rubanza burundu ni bake cyane reka nirunagira bambe oya ese udosiye ye ntabwo iraregerwa ubushinjacyaha bundi iminsi 5 numva ntabwo iragera ku itariki 5 mu weekend ugashyiramo iki ugashyiramo iminsi 2 ya weekend oya ibyo byo urumva rega buriya hari ibintu byo witiranya none muri dosiye niba batashyiramo ibyiraranga muntu bagashyiramo ibingibi bashobora kubiburana akabitsinda oya nanone bishobora no kuba muri dosiye hatangiye ibingibi na nyuma hakazaza ubundi iyo uri hariya ntabwo umenya kuko ibyaha bigenda bihinduka kuko ngo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya byewe byose ntabwo tuzi icyo yihesheje nta nubwo turi aha ngo tubivuge ariko utu tuntu twose twagiye tuzana
dushobora kuza ushobora no kubwira umuntu akaguha ikintu ngo uramukorera iki bikarangira bidaciyemo ariko wowe aburana yahamagaye ko uyu mugabo ari umuntu ukora diru kandi akazikorana n'ibigo bikomeye n'abantu bakomeye ubundi iyo uzanye mu rwego rw'igihugu rw'irangamuntu NIDA kuko none mu Rwanda hari usibye ruriya rwego rufite amakuru kuri buri muntu kuruta izindi nzego zose iyo rero ushoboye kurumanipira ukaba wagira gute ibintu byavugiye mu rukiko gukotinga hatagira umuntu ubinyitirira kiba ari ikintu gikomeye uyu rero ntabwo ari umuntu woroshye niyo mpamvu nakubwiye ngo urubanza rw'uyu nguyu mu gihe rwaba rubaye bakamushinja ibyaha bifatika nawe uti mu gihe mu gihe hano biracyari mu bugenzacyaha kuburana by'agateganyo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rero ugiye mu mizi rero nibwo hazamenyekana byinshi mu mizi rero ushobora kuba nyuma y'imyaka 5 6 ni uko nk'uko biba bimeze reka tuzarebe bamwita Nzizera Aimable ariko nta yindi dosiye yigeze kuvugwamo katurekere kuri izo ngizo zirahagije nabanaga ibintu bya ba Dantoni Gasigwa sinzi ngo inkuru yagiye kumukoraho ngo bakamukubita sinzi niba utarabibonye nawe nabonye atanga ikiganiro barimo bivuga nayo ni mubi cyane reka tujye muri Kivu y'Amajyaruguru aba ba Fonarevo ni bande iyi delegation ni abantu nyine nabo ni ishyirahamwe ry'abanyekongo n'ubundi ni réparation des victimes de l'abus sexuel ibintu nk'ibyo yego urumva muri Kongo ni nka bimwe byantuza bya Dr Mukwege bareba bafite rero ama association ari benshi arwana ku burenganzira bwa muntu yego kuko urabona abangabo bo cyo bavuga ngo ni reparation si mpozamarira yego aba rero iyi delegation yitwa Fonarev ngo igiye muri Kivu y'Amajyaruguru naho muri Beni ku investigatinga cyangwa gukora iperereza rigamije kumenya niba ibiri kuhabera ari jenoside yego hari ikindi se urumva muri Beni hamaze iminsi hapfa abantu bamaze gupfa muri iyi minsi abagera muri abarenga 72 bikavuga ko ari ADF n'ubundi ni ADF yego ariko Kongo n'ubutegetsi bwayo bafite ibibazo uzi ko imbaraga nyinshi bazishyize kuri 23 ADF bayiharira Uganda kandi iri ku butaka bwayo abo yica n'abanyekongo ibyo yangiza ari by'abanyekongo kuko iratwika irasabura nawe mbona ariko twa UPDF irimo ibarasa barasa ariko urumva icyo UPDF rwana nacyo nuko ADF itagera ku butaka bwa Uganda yego kujya gutangirira umwanzi noneho wowe muwaza gutangirira umwanzi wanje nka kureka imbaraga nyinshi sinzi guhe nkajya kuzishyira ku wundi kandi cyakonga ni ibibazo muri kino gihugu hapfa abantu nkababara cyane muri Kongo subu hari nk'intuza yashira cyumweru hadapfuye abantu nka abantu gupfa ni bisanzwe ahubwo bishwe urupfu rudafite ibisobanuro imbaraga propaganda yose iri kuri 23 nibyo nta mwanzuro utundi bose nabanze ariko abapfa muri Kivu ya ruguru hari M23 ariko hari M23 yego hari M23 urumva niho bashyize imbaraga kandi hari M23 urebye we usibye kuvuga ngo integrité territoriale hari abantu bavogereye ubusugire bw'ubutaka bwacu bagize gute ariko urebye abapfa hariya bishwe nibi ngibi ni intambara hagati ya FARDC na M23 oya ku ntambara bo barapfa mwese uragira ngo ndavuga abasivile iyo habaye intambara bo barapfa kuko zacisha twagiye tubumva hano mugonga twarabumvise ariko navuga uburyo ADF yo ibica yo ni violation intambara yo abantu bayigwamo nibisanzwe ariko kuri ADF yo ni violation kugenda igiye gusahura igiye kugira gute gutwika insengero gutwika abantu je narakubwiye umuntu aravuga ngo rwanira idini ya Islam yitwa ADF Allied Democratic Forces Abasilamu bagira demokarasi tegetse bwa demokarasi mu Busilamu bubamo ntabwo nzi rwose tuvugisha ukuri nubwo igitugu buri mu Busilamu Abasilamu ni ibintu bibiri ni kimwe nako Imana n'intumwa yayo yavuze Samina watwa urumvise wowe urajya gutanga ibitekerezo ku bintu Imana n'intumwa yayo yavuze urinde ureze iyo yaba demokarasi oya ntayo yangayero bintu niho abantu ubitekereza nyine ibintu abantu baba barwana nabyo ukabiburira igisubizo yagakwiye rero Kongo gushaka kuntu igabanya imbaraga cyangwa Kongo ifite amafaranga
mama na Uganda yijijisha kubera kuvuga ngo ijye kuyifatira hariya ADF none se kuko Uganda nayo imaze igihe iri muri operation Shuja nta bira positive kuri Uganda irayifite kuko ntabwo ADF irabakumira kwinjira Uganda ariko se muri Kongo aho bari Uganda yakoze iki kandi bamugana abaturage bawe nibo ihora yica ADF nzi hano ADF ari hagera iterambere ntibishoboka na muturage wakwiteza imbere bafashwe ku ngufu bagize Imana yazahaye amahoro Kongo agasha sinzi ubona ko Imana yaremye umuntu ari byo amubwiye ati nawe hano uzirwaneho hano uzirwaneho nzagufasha ariko ntabwo nanone waryama ngo nasenze mu byuke mu gitondo usange byikoze usanga ibirayi byahiye hari urusaku rw'imbunda ziremereye rwumvikanye hafi ya centre dukunda kuvuga Kanyabayonga muri iki cyumweru hamaze iminsi yavuga ko hari ahantu ari kubera intambara ikomeye ariko hazamo agahenge bikongera bikavamo gusa ngiye nkurikije amakuru maze iminsi mbona abo ku ruhande rwa FARDC baba bafana baba abari kuri urwo ruhande bose muri iyi minsi bishimiraga ko FARDC ihagaze neza kuri Kanyabayonga kuko bivuga ko ubushize nakubwiraga ko ihegereye M23 yenda kuyifata ariko bivuga ko yegeje inyuma gatoya hakaba hari n'izindi nzira zijyamo FARDC yaba yarigaruriye nubwo hari utundi duce na M23 yafashe ariko turi kure izo nzira zijya muri Kanyabayonga icyo nicyo gihari mu gitondo nanabonye hari umudepite national watoreye Goma niba yitwa Patrick Mumbere Patrick Mumbere yagarutse hari Kanyabayonga aravuga ati genda rahageze ejo ibintu bihagaze neza FARDC ati duteranye amafaranga tuyihe no Wazarendo bakubita umwanzi bamusubiza aho yavuye nicyo kintu kimaze iminsi kivugwa hari gusa uyu munsi nyine ngo hari ibisasu byaguyemo hariya muri Kanyabayonga ibisasu bibiri n'ubushize byarahaguye kuwa gatanu tubivugaho ariko habaye FARDC nta tangazo yize sohora na M23 ntaryo gusa ngira ngo yene urumva iyi ntambara bifite abafana hari n'abavuga ngo Kanyabayonga yarafashwe yego ni weekend amakuru yaragihari ariko amakuru yizewe ntabwo Kanyabayonga yigeze ifatwa yahagazwemo neza kuva kuwa gatanu kugera uno munsi Sadek yari mu nama ivuga ati biri gupfira he ko tutari gukora akazi nk'uko twagato ubu tugereje kureba izindi strategy z'intambara zindi ribuza ariko mu nama cyangwa nibiri bubone ko wamugane ibisubizo bya politiki ari byo bishobora gutanga agahera ari nabyo rero Biden na Macron bavuga bati twabanza tukavuga gatoya kuri East Africa yacu ubwo naringize ngo dukomereze kuri intambara yo muri Kongo Biden na Macron nyine bavuze bati turasaba u Rwanda guhagarika gufasha M23 abatariko turanasaba Kongo guhagarika gukorana na FDLR ngira ngo iyo ntuzimaze kumenyerwa iyo statement imaze kumenyerwa ariko ubundi yavugwaga na Macron wenyine na Blinken niba rero na Biden yaje akavuga ntago abikerenze nicyo kintu yenda ariko nyine President Kagame uribuka mu kiganiro giheruka harya yagiranye niba na Jeune Afrique yaravuze ati ibyo bintu bya double standard byo kuvuga ngo izo politike ngo mureke ibi ati ndabizi ko bashyizemo imbaraga nkuko zikenewe kiriya kibazo cyahagarara ati ntago bakora ibisabwa kugira ngo ibyo bakora ni bike atariko ibisubizo birahari kuko President Kagame yaravuga ati buranye na Biden igihe namuhawe umurongo kandi ikibazo cyakemukamo na Naruto babonana mu minsi yashize yaramubwiye ariko ntibuka ko Biden na Naruto yabo babiganiriyeho ariko nyine umurongo wa Ruto ni wawundi nawe n'uwibiganiro yego kandi koko Ruto n'umuntu w'amahoro yego bavuga ati jewe narababwiye basideke bajya kujyayo nta kintu bizamara iby'intambara voilà abo nyene navugaga nti iyo Biden bivuze ntabwo wabikerenza ariko ikibazo abangaba se iyi ntambara ubundi ni priority kuri bo bitewe n'icyo bashaka muri Kongo ushobora kuvuga ko ari priority cyangwa atari priority ntabwo ari priority kuri bo ikimaze kugaragara aba bantu bibereye mu Burusiya bibereye muri Gaza none uzaza naho nibyo hano hirya na internal politics zabo yego hari n'ibintu barimo by'amatora bari kwitegura hakaba n'urubanza Biden yibereyemo n'umuhungu we hakaba na Taiwan barimo batekereza ko bazarwaniramo n'Ubushinwa bafite akajagari kenshi kuko ngo 2025 byanze bikunze komeza aho ubona umushinwa agira icyo bita China One Policy
China ni imwe twakureka ukagenda uri Hong Kong ugategura ibyawe bya demokarasi bishingiye yego ku Burayi na Amerika tukakureka uri ni hari akandi gahugu kari hariya ukagenda ugakora ibyawe ariko ukaba uzi ko ukiri pariti y'Ubushinwa pariti y'Ubushinwa ugomba kurebererwaho uzi ko Ubushinwa bugira minisitiri ushinzwe utwo duce ni minisitiri ubishinzwe harimo na ka Taiwan ushinzwe gutanga raporo ati ndabona muri Taiwan bitameze neza barimo barigumura bameze twari tukiri rero hano muri Congo ya Biden kuba yabivugaho nka perezida aho iyo perezida avuze ni igihugu kiba kivuze hari abagenda bakiga kuri izo dosiye yabigarutseho ariko arangije nanone nawe akomereza muri wa murongo wa Amerika wo gushima ibiganiro n'inzira bya Rwanda birimo na Nairobi Nairobi ntago bayiha imbaraga cyane banashimiye perezida Lourenco Angola bavuga bati rwose uriya mujyo wo gushaka guhuza abakuru b'ibihugu byombi kugira ngo babiganireho mbona nkubone bati ni sawa ubundi hano umuntu watanga ikiganiro neza ibintu bikava mu nzira ni Lourenco nuko bigoye kuba wamubona sinzi impamvu hari ibinyamakuru byo muri Angola hari ibyahehe niba mubwira ngo izi ntambara ntabwo ko urebye nka televiziyo TF1 y'Abafaransa buri munsi yirizaho intambara ya Ukraine n'Uburusiya izana abasesenguza babaye abasirikara babaye abanyepolitiki basesengura ese urabona iyi ngiyi hari televiziyo na nimwe ikomeye yaha n'isaha imwe wapi nta kintu kiba kiri East Africa yacu ngo tuyigarukeho gute East Africa nyine ni ukwenforma habaye inama y'abakuru b'ibihugu bakwikoranabuhanga bashaka kwemeza umunyamabanga mushya baranamwemeza ariko Tshisekedi abantu baramutegereza baramubura urumva Burundi nabwo bwahagarariwe na Premier Vice President hari ikibazo se ariko bwarahagarariwe yego bwarahagarariwe ariko urumva Congo Macron ntiyabonetse Tshisekedi nta n'uwamuhagarariye nta n'uwoyohereje abantu rero bahise batangira kuzana inkuru atashobora kuba ashaka kuva muri East Africa cyane ko nko kuva yanajyamo nta n'igira upfumu yaratanga ariko nanone wajya kureba Congo ubundi muri uyu muryango yakungukiramo cyangwa abandi nibo bayungukiramo nabonye cyane nk'igice cy'uburasirazuba bwa Congo kiri mu bya Congo ariko urebye ubundi population y'abaturage ba Congo Congo nyine yakunguka iki usibye yo ni recepteur yo ni ukwakira ibindi bihugu bya profita cyane Congo kurenza uko ya profita kuko n'ubundi Congo ibyo bakoresha hano ni bituruka n'ubundi muri tuno duce icyo ya profita wenda nuko abaturage bayo bajya babibona bihendutse kubera za gasutamo zaki ariko yo nta kintu twavuga ngo iraza kugurisha mu Rwanda iraza kugurisha Tanzania iraza kugurisha kiretse bigiye biva za Kinshasa zaki kandi byaba bigoye ikindi kigeze kugaragara ni ikibazo cy'ururimi East Africa ni icyongereza bakoresha kandi Congo ni Igifaransa muri leta ibyo nabyo byagiye bigorana no mu rukiko ngo dosiye ntabwo muzigarura mu Gifaransa ntaki ukabona bigiye bigorana ukazana niyo ntuza nicyo kibazo cyo kudatanga imisanzu by'imisanzu yo bino bihugu ubona nta na kimwe kidafitiye umwenda umuryango uretse ko imyenda nyine igenda irutanwa nka Congo ngo nta n'urupfumuye iriya Sudani y'Epfo nayo Sudani yayatanze ari uko uri agiye abaye perezida baramubwira ati se urajya kuyobora umuryango nta ufitemo imyenda kuva waje ati uboneke nyishyure n'uzana n'u Burundi nabwo ngo ufite imyenda ngira ngo hari n'amadeni u Rwanda rwigeze kwishyurira u Burundi mu minsi yashize ako none waza kuri politiki ubundi Congo muri uyu muryango ihagaze mite ninde bavugana neza Tanzania n'u Burundi gusa Uganda reka da bahora bayiceka ati nawe uri kureba baranayivuga rwose na Kenya kugaragara Kenya yo ngubu n'umusaraba no kuvaho Kenya Ruto agiye kumugaragara akavuga ati no na AFC yashingiweyo ukaza ku Rwanda rwo reka da kandi bavuga ko wenda usibye Tanzania ubundi byaba ari byo bihugu bikomeye muri uyu muryango yaje isangamo yes katubitega amaso turebe niba yavamo ariko kuvamo kuba ari ugukina kuko nkeka umuntu ntabwo yinjira mu muryango akina ariko hari ibintu biba bigize nese kwinjiramo hari ubw'inteko ishinga amategeko yabo yabitoreye cyangwa cyo hari icyifuzo cya perezida bitewe n'ibihe yari arimo kuko akigera ku butegetsi yari aryoshye na perezida Kagame na perezida Museveni ukabona ko kuzamo byari ibintu byikoze byaranihuse urukiko rwa East Africa rwahaye Tanzania ngo amezi 6 yo kuba mu mategeko yo rwakuyemo igihano cy'urupfu
hariya ni urukiko rw'uburenganzira bwa muntu n'iki ibintu nk'ibyo yego East African Court of Justice Human Rights whatever African Court of Human Rights urwa Human Rights n'urwa Afrika so ngibyo hari ikindi muri Tanzania ariko Tanzania harya amategeko amwe namwe ntashamikiye ku idini aya Tanzania ni leta laïque nta dini ishingiyeho nta dini ishingiyeho kuko uzanarebe buriya kuntu bategeka ni umusilamu umukristo umusilamu umukristo alternance byikora Magufuli yari umukristo katolike ukazana aba Benjamin Mkapa basimburana n'aba Kikwete n'abamwinya bo Mwinyi asimburana na mwarimu Julius Nyerere nuko ngoko ya reka tujye hakurya y'umugabane wa Afurika. Macron yasheshe inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, minisitiri w'intebe w'Ububiligi nawe aregura. Byaturutse kuki? Byaturutse ku matora y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bagize inteko ishinga amategeko. Ni amatora yabaye kuri iki cyumweru bagaba ndabemera amatora mu munsi umwe nimugoroba bagatangaza abera muri buri gihugu muri buri gihugu rero baba bategereje mu nteko ishinga amategeko ariko yarategerejwe cyane yaraye abafaransa uziko mu 2022 mu Faransa habaye amatora rusange uwitwa Emmanuel Macron n'ishyaka rye Renaissance batsinda kwa Front National ya Marine Le Pen ariko abantu bakabona ko Marine Le Pen n'abantu be bari kugenda begera ubutegetsi bitewe n'amajwi bagiye babona ukurikiza igihe batanyere kwiyamamaza abantu bakabona ko bagenda begera intebe ejo rero mu amatora arangiye Marine Le Pen umukobwa wa Jean Marie Le Pen ariko yigeze kumwirukana mu ishyaka Jean Marie Le Pen nawe ahanganye cyane n'ubutegetsi bwo mu Faransa abangaba nta mikino baba bafite ejo rero uwitwa batangaza amajwi iri shyaka rya Marine Le Pen rigira 31 32% mu gihe irya Macron ryagize 15 yego mu gutanga ijambo rero witwa Jordan Bardella wari uhagarariye ishyaka rya Marine Le Pen l'Assemblée nationale niko ryitwa ahita avuga ati Macron oya ryitwa Front National l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale atamubwira ati Macron aho wicaye twizeye ko ubutumwa bw'abafaransa ububonye utari bwigira umuntu ufite ubumuga bw'amatwi no kutabona ati ngubwo ukwiye guhita utegura amatora abafaransa bakongera bakerekana uruhande barimo ubutumwa bwari bukomeye cyane yahise amuha abanyuma yaho rero bitunguranye bahise batangaza ko Macron ari buze kugeza ijambo ku nteko yari buze kubwira abafaransa nawe uko yabonye aya matora nawe ahita avuga ati inteko rero turayisheshe ibi bintu batweretse reka twongere turebe ko kuko ari byo ikibazo kikaba n'ubundi bongeye bagatora Macron bagatora ishyaka rya Macron mu Bufaransa byagenda gute kuko hari ikintu abanyaburayi bose babonye aba bantu b'intagondwa abakonservateri bashobore kuba i Burayi hari ikinyamakuru bakita Wall Street Journal cyo muri Amerika cyanditse ngo abanyaburayi mu matora baraye batoye bagaragaje ko bashaka abantu bashyize inyungu z'abanyaburayi imbere kuruta inyungu mpuzamahanga byo kuvuga ngo intambara muri Gaza ngo intambara muri Ukraine wowe wakwitaye kuri njyewe gutoye urajya kugira intuza hariya gute abantu bati rero ibi bintu bishobore kuba bigiye guhinduka mu Budage ishyaka rya Olaf Scholz ryatsinzwe chancelier y'Ubudage mu Bubiligi nawe batsinzwe wese bahita yegura ubwo rero umurongo mushya abaturage bashaka guha umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na amatora abaye nyuma y'imyaka 2 habaye amatora mu Bufaransa ubwo muri Afurika itakubwira ngo ikibazo cyo gutegura amatora amafaranga kandi n'umuntu amafaranga n'abaturage harabikora mu mufuka ntabwo ari wowe ngibyo rero ibi ngibi bishobore kuba bigiye guhindura politiki y'Uburayi kuri reste du monde. Hari abanyarwanda bari biyamamaje n'abarundi cyane n'abakongomani muri ntuza mu Bubiligi biyamamaje mu Bubiligi ntabwo turamenya wenda tuzabigaruka ejo tumaze kureba urutonde rw'amashyaka. Harya harimo n'uriya mukobwa wandi harimo uriya mukobwa mu itaro Ruwasa ni uzwi cyane hano muri Jambo ASBL. Muri Israel minisitiri witwa Benny Gantz nawe yeguye muri leta iyoboye intambara. Menya Netanyahu nawe bitari kumugendekera neza. Cabinet. Yariko yaramaze igihe yaratanze umuhuro. Umuburo mumbabarire. Yaravuze ati ngiye tariki 7. Yego. Zizagera Netanyahu atari yavuga ngo nyuma y'intambara
plan ihari ni iyi ngiyi nzahita negura n'abantu banjye. Yes, afite ishyaka rero ayoboye niba ryitwa ngo ni Red Bull. ni umujenerali retired yanayoboye ingabo zose. IDF yarayiyoboye mbere yuko aba minisitiri wa defense. Ubwo rero itariki zarageze aravuga ati tureguye, gusa akomeza gushimira abasirikare kuntu bitwara, anababwira ati courage mukomeze murwane, atari ko iki gihugu hakeneyemo amatora. Netanyahu kuri X ati we Beni, iki ntabwo ari igihe cyo kuva mu gikorwa ahubwo ni igihe cyo gufatanya. Umunyapolitike uyu Benny Grant rero yagiye ashinja cyane Netanyahu ati hari ibyo twagiye tuvugana njye nawe ntaje kuvugira hano imbere yanyu uburyo twari burangize intambara mu buryo bwihuse, ariko tukabona Netanyahu ari kudutinza. Ati rero ndagiye, atari ko abaturage mukomeze mwigaragambye mushyira igitutu kuri Netanyahu, ariko mubikore mu buryo bukurikije amategeko. Ati iki gihugu cyacu gishoboye, gikeneye amatora y'abantu bashya bagiha umurongo kigenderaho imbere mu gihugu mu gucunga umutekano, n'inyuma yaho mu kubaho ari igihugu cyiyubashye. Abaye rero umuntu wa gatatu weguye nyuma y'uko mbere uzi ko wari ushinzwe ubutasi muri ADF yeguye mu minsi ishize. Ejo haneguye umuntu wari ushinzwe umukuru w'ingabo mu gace, wari uyoboye ingabo muri Gaza, wari uyoboye biriya bitero, nawe yeguye aravuga ati naratsinzwe nanjye ntabwo intego nayigezeho. Nawe n'abantu batatu bamaze kwegura, gusa hitezwe ko hari abandi bashobora kwegura cyangwa batakwegura, leta igakomeza. Ibi rero ahanini bishingiye, hari nawe yavuga ati niba gahunda ya iriya plan ya Biden yo guhagarika intambara mu buryo butatu twayiha agaciro, nabyo byarebwaho. Twinjiye muri studio witwa Blinken ageze mu Misiri, bagiye kubiganiraho, kongera kuganira bijyanye no guhagarika intambara, kandi babonye ko na Biden na Macron ni inshuro ya 8 agiyeyo. Uyu rero n'abandi bashinzwe ubutasi n'abagize gute bagiyeyo. Mu kanya nari mvuze ngo uriya mukobwa ni umukobwa wa Mobutu, njye nashaka kuvuga umwuzukuru wa Mobutu ashaka kuvuga, ashaka kuba umudepite mu Bubiligi, Shadai Mobutu. Yego. Ashaka kuyobora Uburayi na ejo nabonaga umugabo niba yitwa Abdallah akatiwe imyaka 500 na Israel, akaba yarakatiwe n'igihano cyo guherayo inshuro zirenze 60. Ari ku rutonde rw'abo Hamas ivuga ati number 1 turamushaka, ati mu guhererekanya imfungo. Umva yidiro guhererekanya abantu menye izagorana, kuko Hamas nayo iracyafite abantu barenga 100. Ariko hari bane nabonye babuhuje ngo muri operasiyo idasanzwe y'ingabo za Israel yahitanye abantu barenga 200. bayigereranyije ngo ni ya Entebbe yindi yaguyemo umwe nawe na Netanyahu. Yego. Reka dusoreze ahangaha, reka dusoreze aha. Tubashimire ko mwari mudukurikiye, ubwo mukomeze kureba n'ibindi biganiro tubafitiye. Wakoze Rashi, Kastion nawe wakoze, nubwo mbona wari urimo urasinzira, ubonye ko izuba ryatangiye kumugeraho. Kastion bameze neza, izuba ryamugeze, abantu baba medita sana bafunze amaso. Reka dushimire n'abadukurikiye, dushimire na Engineer Elia. Binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Seo hano umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. No Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye na Kongo. Ese Kongo yahise yishyurayo? Na iracyafite ibibazo byo Kongo, ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.